tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Yesu ashimwe. Inshuti za Gusengerwa, abari kudukurikirana mwese, twongeye kubaha ikaze muri kano kanya, kandi murabizi ko tubakunda. Imana ibamugisha, yarabarinze ibagejeje muri uyu mwaka wa 2021. Turi amahoro, turashima Imana. Amen. Mushumba ni ishimwe rikomeye kuko mushuti zacu ntabo twumvishije bagize ikibazo. Turashima Imana. Kandi mushumba nangwa karibu arabo basubiza. Murakoze cyane abadukurikiye, ndabashuje mwese inshuti zacu. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Inshuti za Gusengerwa, muri kano kanya mbafitiye amatsiko, cyangwa se buri wese udukurikiye ngira ngo afite amatsiko kuvuga ngo kuri iyi tariki, kuri iki kiganiro cya mbere cyo muri uyu mwaka 2021 twinjiyemo. Turaza kuvuga kuki, tugiye kuvuga kuki mushumba? Turacyari ku mbaraga zo gusenga nta kiganiro, ariko uyu munsi ntabwo ntekereza ko twabivuganyeho tujya tunabisengera. Ntabwo turivuga ijambo ku buryo burambuye, ahubwo turashaka kuza kugera ku rwego rureba, ruvuga ngo se kuki urugamba Imana irimo rwose rarwisobanurira, cyangwa urugamba Imana igushoyemo irigiramo uruhare mu gusobanura ibyo bintu. Noneho twe tuze kureba impamvu y'ibyo bintu, ngira ngo uzi ko turaza kureba nk'urugero nk'umwari Mariya. Ubundi iyo tuvuga Noheli, nk'abakurikirana cyacu cy'ubushize hano kuri Noheli mu gitaramo cya Noheli, narabonye benshi baranagira comment, abandi baranambwira, ariko twabonye neza ko umwari Mariya yari yarasabwe. Amaze gusabwa byose byaratungana, byose bari barabiteguye, ariko noneho aza kumva ikibazo nk'umuntu wamusabye. Arangije marayika aramubwira tuva rero Imana ikubitamo idosiye yayo, ishyiramo dosiye Mariya atari yiteze. Kandi nkibaza ko Imana itagiye kutarasabwa, byari kuba ikindi kibazo. Noneho ijya kuwasabwe, urindiriye gukora ubukwe, kandi wibuke neza yuko burya umwari Mariya na Yosefu bari baturanye. Guturana hagati nta na metero 15 zari zirimo. Urumva rero Imana ikubitamo idosi, iramubwira ati Mariya urahirwa, kuzasama inda uzabyara. Amusobanurira byose, undi ati ko nta mugabo nigeze, undi ati imbaraga zisumba byose zakuzaho, niyo mpamvu uzavuka zitwe wera. Urumva icyo kibazo kirakomeye imbere yo wamusabye, imbere yo muri famiye. Ubukwe ntiburakorwa, kirazira gusambana mu Isiraheli. Yari nayo nkibarize werari, urumva nk'uwo muntu yabwira gute wamusabye, yabwira gute iwabo, yabwira bino gute ko yatwise inda y'umwuka wera. Tuve kwa Mariya na Yosefu, ubundi ari fiance wawe, ahubwo ngo ntwite inda y'umwuka wera, yabona ibisobanuro byabyo? Biragoye. Ntabwo abona ibisobanuro. Inshuti za Gusengerwa, ikiganiro urugamba umuntu afite, Imana ibigizemo uruhare. Urugamba wagira Imana ibifitemo uruhare, Imana y'ubwayo iraza ikarusobanura. Reka dusenga Imana tugane ku kiganiro twihuse cyane. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Twabonye abantu benshi wagiye urwanirira, twabonye abantu benshi wagiye utabara. Twabonye ba Yosefu, twabonye ba Esteri, twabonye ba Morodekayi, twabonye abantu benshi wagiye urwanirira, twabonye abantu wagiye utabara, twabonye umwari Mariya, twabonye abantu wagiye utabara. Ariko urugamba bari bafite nta muntu wari kurubavanamo, ariko kuri Imana ukabasha kurusobanura kandi ukarangira neza. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro, ngo buri muntu wese uzagikurikira ahabwe umugisha, kandi natwe tugiye kukiganira iri jambo tugiye kumva muri kano kanya. Ubane natwe, udushigikire, imbaraga z'umusaraba ziganze kuri buri muntu wese. Tugushime ko watugejeje muri umwaka amahoro, nushimwe nuhabwe icyubahiro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Mushumba ni karibu. Warukomoje ku mwari Mariya. Ubundi Bibiliya yaravuze, ngira ngo ni mu Baroma, ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nuvuga ngo ibintu bitugora ni ukuba Imana ibitari mu ruhande rwacu.
kuko hari urugamba umuntu ashyirwamo n'Imana, hari n'urugamba umuntu yishoramo, hari n'undi Satani amuzanira, hari n'urwo ashyirwamo n'abantu. Ariko ugasanga nawe afitemo uruhare. Buryo rw'abantu rwa Satani uryo bigiramo uruhare, urw'Imana iba yihariye. Urw'Imana iba yihariye. Ariko urw'abantu. Ariko none se urugamba rubi n'uruhe? Urugamba rubi. Urw'Imana ruroroshye. Ntabwo navuze ububi bw'urugamba, ahubwo navuze yuko urw'abantu akenshi na kenshi bamupfa imico yawe iba batemera. Urwa Satani ni ukukwanga gusanga gutesha umutwe, akagutesha nibwo narwo rworoshye ko nta n'imbaraga ufite Yesu ari mu ruhande. Urwo nta mbaraga rugira. Buryo urugamba rugoye n'urwo Imana igushoyemo. Urugamba Imana igushoyemo icyo bita ngo ni ishuri ry'Imana, iry'abantu b'abahunga. Abantu b'abahunga. Iry'abantu si bwo. Abantu b'abahunga. Iry'abantu washaka inzira yo kubikemura. Ushobora guceceka simvuge. Ariko urugamba rw'Imana, ariko nayo gushyiramo ifite ikigiye kubyaza umusaruro. Idoki ifite ikintu izakora imbere yawe, bifite ukuri gutegura. Noneho nagira ngo turebe kuri uyu mwari Mariya. Yari yarasabwe, ategereje ubukwe, yicaye nk'umukobwa ugiye kuzashyingirwa, ameze neza. Marayika baramanutse wenyine, ntiyamusangana na garafureri, ntiyamusangana n'abavindimwe, ntiyamusangana na se, amusanga yiherereye. Nta n'uwo yagishije inama, aramubwira turahirwa Mariya, tindamukanye ngo tubihagarike umutima, ngo tumweho, ndimara kuhagarara imbere y'Imana, dore ugiye kuzasamira. Undi ati se gusama si igitangaza mfite sheri? Undi ati reka da uzasamira itari ya sheri, uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Nzabigenza ute nta mugabo ndabona? Undi ati imbaraga zisumba byose ari wenyine. Reka tuvugane ukuri nk'abadukurikiye gusenga rwa turimo turakora iki kiganiro. Ubwe Mariya ubwe yari gusobanura gute Yosefu katwite? Nta busobanuro yabona. Asababwira umuntu ngo yabona nube busobanuro. Nanjye nararambagije. Nube busobanuro. Madamu yamambwira ngo rero ngo wihangane, ngo byarembo mwafashe, ngo naya nkwano ngo hari ukuntu ngo byagenze. Ubwo urumva nihuta ngo tubisobanukirwe neza. Urumva ko Mariya yavuze ijambo rikomeye, mwari Mariya, ngo dore ndi umuja wawe, ibyo uvuze bingirirweho. Ariko araceceka disi. Tugashaka amagambo menshi. Urumva ko ngo na Yosefu yashatse kumubenga rwihishwa, ariko mbere na mbere we yahagurutse ajya mu rukiga kureba Elizabeth, kuko Imana yarakonfirmye amubwira ngo na Elizabeth atwite indamezi 6. Burya guhaguruka ajya kumureba, icyambere kwari uguhunga amagambo y'i Nazareti. Ariko no kumubwira Elizabeth si ngo kumurema agatima ko hari undi nawe warutigishizana byo kumusura, muhumuriza kumumvisha isezerano rihari. None umva Mariya agomba kugenda ngo agezeyo, ibaze kujya kubwira Elizabeth mubyara we ati bukureba iyi ndafite ni y'Umwuka Wera. Urugamba byari byoroshye, urugamba rwose Imana igushoye, Imana ishimwe, igufasha kurusobanura. Ngako kanya ngo akihagera, urumva byari bimworoheye, ngo akimuramutsa ngo Elizabeth aramubwira ngo indamukanyo yawe yinjiye mu matwi yanjye, numva umwana mu nda arisimbagurika. Umwana arasimbagurika. Ahita amubwira ati urahirwa Mariya, n'imbuto ikurimo n'iy'Umwuka Wera. Urumva kera Mariya ataravuga, atarisobanura, yamushize mu rugamba. Iramusobanura, izadusobanura aho tujya, itusobanura aho tuva, idusobanura no kuba dutekereza. Yesu umwana w'intama w'Imana 2020 igomba kudusobanura aho tuva, aho twerekeye, n'abashaka kumenya ibyacu abo bose. Ngo Mariya ku kanya ngo ati ijwi ryinjiyemo mpita numva ndaneza. Imana igiye kumusobanurira, ntarivuga ko nagira umubwire ngo abakurikiye gusenga rwa mudukurikiye, iki kintu kiragoye gusobanura. Yari kubabwira ngo ikize Umwuka Wera ngo Umwuka arasanga ngo nuko natwite ibintu ntiyari kumuvuga. Hari ubuzima umuntu abamo atabasha gusobanura. Reka mushumba ni icyo kirakomeye. Nese ariko ngo Umwuka Wera ngo azanza ngo atenda se. Ikiriho nuko urugamba rwose Imana igushyizemo
iranarusobanura kandi n'urwo wishyizemo usaba imbabazi Imana ikagushyigikira ikagusobanura n'urwo badayimoni bazanye nabwo iragusobanura nabwo iyegeze Imana ni umubyeyi n'urukundo Imana ishimwe avuga ati nimba utikurimo nirahirwa araje amubwira ijambo rikomeye ngo nabikesha iki gusurwa na nyina w'umwami Imana ako kanya uwitwa Elizabeth ahita ahanurira Mariya yuko sitati ihindutse nta kiswe umwari Mariya nta kiswe utwise si mwene Yosefu uko avuka ngo ndabikesha iki gusurwa na nyina w'umwami wanjye automatically ahita ahindukanye umwamikazi kandi yaragiye afite umubabaro ariko bwaho so tuvana ngo Imana igihindura amazina irahindura kuko yagomba gufata umwanya wo kwisobanura ikisabwa ati ndamwisobanura tugiye kuryama ndamwisobanura ariko Imana nyirijuru uziko Mariya izina ye ryahindutse rigahindukira hariya kandi yaravye ati nane harabigize ahita hanura niwe nta jambo aramubwiye uziko na Mariya atari yimenye wari we nta nicyo yamubwiye nawe ahita amubwira ijambo rikomeye ngo hahirwa uko ibyo yabwiye n'umwami Imana bizasohora hahirwa uwizeye kuba icyo yabwiye n'umwami Imana ko kizagira gute aho kwisobanura Imana izagusobanura abakubaza impamvu utarongorwa Imana izasobanura abavuga ngo impamvu utakora ibintu izasobanura nta rugamba Imana itasobanura urugamba urwo ari rwo rwose Imana irarusobanura urumva byari kumufata igihe sinari kumbwira saa yine ariko irabivuze statitiza twihuse gatavuga ngo hahirwa ibyo uhabwa n'umwami nako bizasohora none ngo nibwo Mariya yateruye amagambo muri Luka igice cya mbere hafi murongo hafi wa 15 wa 46 ngo Mariya aravuga ati mutima wanjye himbaza umwami Imana n'ubugingo bw'Faraho twamubyara kwizingiro ry'ikibazo aho atarabona avuga yisobanura inkore yibikomeye ivuze ntaravuga isobanuye ntarasobanura ivuze uwo ndiwe ihinduye amateka nari kubona ibisobanuro nari kubicisha hehe uko niko Imana igivugira abantu bose haleluya atuwiteka nkoreye ibikomeye suko yasamye Kristo ahubwo ibikomeye nuko Imana kimwari Imana mukijije isobanura atarkwasha gusobanura nayo ngire bakurikiye gusenga rwa na Imana yabikora twihuse Imana gusobanura yerekanye ngo umurongo wa 51 ngo yerekanye imbaraga ukuboko yerekanisha imbaraga ukuboko kwe ngo atatanije abibone atatanije abibone ibyo batekereza he mu mitima atari kubundi ko yatukuye amatama ubundi ko yavuze ese ubundi bigenze bite wavuga ngo atatanije abibone hari ibyo abantu bagutekereza aho gucece hari ibintu hari abantu bakurindiriye bapanga bazakubaza ngo byagenze bategereje ko biba ku muntu babitse ibintu mu kanwa byabo n'imitima babitse mu by'imigani Mariya bati mva ndashima Imana imbaraga ziragaragara ankoreye ibikomeye atatanije abibone ibyo batekereza mu mitima Imana ishimwe haleluya Imana ni nziza ibyo abibone batekereza mu mitima abantu batabonesha amaso ijuru yaje nabitatanije urakoze cyane aha mari cyo gihe ubwo urumva ntiyahabaye nka mubyara we yahabaye nka nyina w'umwami Imana ubwo hari kujya koze gukora ibyo masoko hari nyina w'umwami Imana ntihinduye stati ako kandi nagira ngo ubwire aho warufitiye ubwo Imana yagusobanura uyu mwaka wa 2021 Imana ihindure stati ku buzima bwawe igusobanura tubasha gusobanura isobanura kugoye kandi kuvugira utabasha kuvuga noneho ikintu ugenda nutabasha kumenya uko wisobanura ariko Imana ikuvugire aho utabasha kwivugira icyakurikiyeho ni igihamara amezi 3 ngo witwa Yosefu waravuga ati gigo ndi umukiranutsi ndamubenga rwihishwe reka nge ndetse gake bari ko kibitekereza Mariya nta jambo aravuga kuko hari udukuraho hari udukuru hari utuntu turaho hari udukuru ati kubera ko ari umukiranutsi ngo mva mubenga rwihishwe ariko ndawe burgikomeze gakura ngo akijyaye Imana amubwira ngo umva nkubwire Yosefu ntutinye kurongora umugeni wawe urumva Elizabeth amwisenye na umwami ariko kwa imugore nk'umugeni
yanze kuvuga ko ari umugore kunene ntabwo yariwe avuga ngo numva ngo azabyara umwana ndatwite n'iy'umwuka wera azabyara umwana uzamwite Emmanuel sora ngo Imana kumwe n'iki n'abantu uwo ni uzakura ibyaha by'abari mu isi ngazasanganya imitima yabasi ngo nuko nibwo araterura sindasoma n'abamenya amateka ariko benshi bemeza ko ariho yamutumyeho amukura amukura kwa Elizabeth yo ngiyo ruguru muri muzi ahantu bango ni ruguru majyaruguru amukuyeyo yaraje batinda igihe Nazareth igihe bakiri Nazareti umva yagiye ifite ameze nk'atatu agiye hari noneho nibwo haje itegeko ngo bajye kwandikwa nuko hava imetero 125 wendaga n'indogobe baragenda bagiriye urumva hariya bakoze ubukwe abantu batangira kubara iminsi n'ubanga iyo Yesu aza kuvukira aho ngaho Betelehemu abantu bari yaza kuvukira hari Nazareti hari kuburubwa yo haza kuvukira Nazareti arega abantu barabara abantu barakoze ubukwe barabara reka ntibazuriwe n'icyo ushaka abantu bakene ngo gusenya bajya kwandikwa bahageze ubuke ko ngo nta cumbi babonye mu mahoteli uyu munsi uraye muri hoteli bandika umunsi wavutseho kandi uyu munsi yavutseho umenyekana abari kumuhiga bari ko bishaka kwica umugambi w'Imana Imana izahorisha umugambi wayo ku buzima bw'umuntu arangije imushyira mu kiraro batagira igitabo batagira registre batagira aho bandika harukuri Imana iguhisha mu biyoberanire nawe ukabura ibisobanuro ajyaho mu kiraro cy'inkaho ngaho nta registre nta bitabo nta makuru abari kubara hariya hakurya n'inzu Nazareti ntibakibaza araza aje Betelehemu bihura n'ibyanditswe byera ngo umwana azavukira Betelehemu abarahavukiye ibyo bahanuye abarahavukiye birasohoye ari Betelehemu amenya makuru nako abi Nazareti amenya makuru ababaza ibiki ngo amare kubyara abanyabwenge bahageze Imana iravuga yaterega uwitwa Herode arahiga abana muhunge mwegikikisha umwana abaciyeho baragiye kandi ajyana ibintu bitatu ajyana icyome ishanye n'iki n'iki ni ibintu bitatu yajyanye icyome ajyana ishanye ajyana n'izahabu ajyana izahabu y'ubwami ajyana icyome nk'umubavu ajyana n'ibindi by'ibihumura byiza byanamutunza urumva aragiye amazi 5 nibwo yagarutse hari iwawe i Nazareti abari bazi ko bazabara Imana ihisha amakuru neza abantu barabashanga na bugingo n'ubu ni nayo mpamvu Noheli ntabwo 25 ntabwo ari Noheli burya itariki abantu bashyizeho kuri wayihuze kuko umunsi Yesu yavutse ntamubonyeho rero Imana ijya yisobanura tuve no kwa Mariya reka no tunahoya tuye no kwitwa nde tuye no kumukozi w'Imana witwa Daniel ngo yaramushinja ati ntuzongere gusenga arasenga amutama urwo rw'intare Imana ibwira intare ati mwitonde uyu ntaribwa uyu ntaribwa ahubwo mu musasi mutuze kuko Imana urugamba barukurohamo bakora iki Imana iragusaba hari umugabo twagana umugoma aravuga ngo Daniel aryama mu ntare ngo arasinzira ngo ziraza ziryamana ziramworosa ubwoba bwazo ziramwoza ngo agubwa neza ubundi nkubase ni imbaraga ki ni bushobozi ki bwatera umuntu gusinzira areba inkota yishe Yakobo abayuda bategereje ibirori bazi ko bazaca bica Petero bamushyira muri gereza bamurindisha abasirikare bamutamo hagati kandi barafunga inzugi azi kimurindiriye abantu bararanye randevu ariko arangije agira gute arasinzira ikikubwira ko umurokora afite amahoro nuko asinzira no mu ntambara arasinzira ariko mushumba Petero gusinzira mu mateka umuntu nta muntu ufungana inkweto ariko Petero yasinziriye uzi ko inkweto yazifite bisobanura ko yari afite ubutumwa uzi ko ngo n'umwitero w'amasezerano nawo ngo yari afite ariko yarasinziriye ubundi ibyo bitotsi inkota yayo wabikura
ibyo bitotsi bagutuka wabikura gusinzira gute se naho yari yicaye kuba ne bari baraho mu cyumba ari bagutukira ibyo kurya baguhaye nta bitotsi wabona ibitotsi gute shobuja kumereye nabi nta bitotsi wabona ariko Imana dusenga igiduha gusinzira iduha ibitotsi hagati y'abadutuka hagati ikaduha ibitotsi hagati y'abatwebwe y'abagambana hagati y'abagambana hagati kandi ukaharuhukira batarapfuye ukabaho kuko hari Imana igusobanura aho utabasha hari Imana ikuvugira aho utabasha kwivuga kandi kabivuga neza ikabisobanura kandi kabikora neza ikabikora abantu bagatangara kandi ntabwo bene abo bibasinziriye barota imbwa zibirukaho ntabwo barota ibisimba bibirukankana ahubwo barota marayika bafashe mu rubavu uzi ko yasohotse nk'urota uzi ikintu bisobanura buriya gusohoka nk'urota gusohoka nk'urota niko tuva mu ntambara tutabizi natwe ukabona ubuzima burahinduka ukabura ibisobanuro by'iby'irimo ucamo komeza rugiye kumbwira umuntu Imana yavuzeho arakomeye uzi ko ngo bageze hafi urugi bari bizeye urugi Herode yari yizeye rukomeye ngo marayika na Petero bageze hafi y'urugi barugezeho ngo urugi rurumva rumera amatwi nta telekomande ziri ngo rurikingura bivuze ngo nubwo tugeragezwa hari ibyo tugeramo yego bikikingura kubwubasha Imana iduhaye erega byose habuze bya bitotsi ibanga ririmo ni ibitotsi kuko na Mariya yagiye gusura Elizabeth agenda avuga ati ndavuga iki asanga Imana iramuvugira ati se nzabwira gute wasabye Imana iramuvugira mu gihe bategereje ubukwe burabaye kandi bose baraceceka Elizabeth ntiyavuga Mariya ntiyavuga na Yosefu ntiyavuga uko bimeze ibanga baribikaho bakora ubukwe arangije ngo ntiyamumenya ariko birisobanura kugeza igihe abyariye Yesu Kristo ibi tubiganireho cyane biravuze ngo Imana irinda icyo yakuvuzeho ikanagihisha ikanagihagarara kandi Imana ntitora mikoro ngo ibwire karitsiye ikanakirindisha ibwira ubukwiye kubwira Imana ishimwe ibwira ukeneye kubwira ari wavuze ngo ikirindisha inkoni kandi kakirindiriza igihe cyawe kandi yarangiza ikabwira uwo bireba hari umukozi w'Imana mwatwireka ati David ntiyaragombye mu buye menshi ubundi ntibyari bikeneye ko urugamba rw'umwari Mariya batora mikoro ngo bajye kuvuga i Nazareti hari hakenewe yuko gusa Yosefu abimenya nicyo cyari akabimenya bagaserebura ubukwe bakishima umwana akavukiraho Imana yateguye nibyo bamuhiga akamujyana mu Egiputa kazamugarura akuze amakuru akaba ararangiye uko niko Imana igikura umuntu aho ikamuvugira ikamuhagararaho igahisha ibimenyetso ikamurengera abantu bamuhanze amaso ariyo mpamvu uzasanga turirimba indirimbo ngo nuko menya amahoro nkiri mu makuba Mana ishimwe kikubwira umurokore uzi ko yavuganye n'Imana n'umukristo wavuganye n'Imana intambara ziraza we ntazibona nk'ikibazo azibona nk'igisubizo kuko Imana iri mu ruhande hari amakuru abafite hari akantu nasomye nk'inkende zajyaga zijya mu bigori zikona noneho ngo nyiri ibigori aza gupfa ariko zaramwangaga none hapfuye inkende zirishima zije kona usanga bingaga yagize gute yarapfuye hari n'igihe umwanzi wawe aba tumuzabona amashimwe bikomotsewe zaze kona bikangasubira zisanga umuhinzi wahinga ikindi cya kabiri umuntu wese ushatse umugira inshuti ushatse umugira umwanzi kuko burya nta muntu ubura icyiza nta numwe nubwo yaba guhemukira hari icyiza kimurimo nta numwe wabura icyiza ikitugoye abantu rero dusenga ntituzi kubyaza icyiza umuntu afite ahubwo tureba ku mbaraga ze tukashaka turasakuza ku makosa nyamara hari icyiza afite kandi icyiza ukibonaho reka tuvuge ngo Imana uvuze ijambo rikomeye cyane niyo dukwiye kubakana hari ingeso yadutse mu bakozi b'Imana umuntu yavuga undi ati jyewe akaba akubeshyeye ariko niba dushaka ko dutera imbere nuko twubakana wireba ku ntege nke z'umuntu reba no ku byiza yakoze ku byiza erega umuntu ni umuntu kuri dukeye ngo
kubera iki ni umwuka mubi wo kudashyigikirana. Kandi naho hari igihe uzishimira ko wahinze ibigori yapfuye inkende buri byiri yabiryaga kubera ko umuhinzi yabihingaga. Noneho nibibura bizagenda bite? Umva ndiho kugira ngo ubeho nawe uriho kugira ngo ubeho kandi ndi ugufasha nawe ukamfasha. Icyo dusoza ni cyangaha rero. Hari ibintu bigiye gusoza minota igiye kugira tusoze. Urabyibuka? Icyambere urugamba Imana igushoyemo igira uruhare ubwo kugusobanura, kugushyigikira no kugukuramo no kururangiza ugasohoka nk'amahoro. Ibyo ngira barabyumvise. Ese ibyo bintu mu kubyumva Daniel niko yasohotsemo, Saduraka niko basohotsemo, ko Dawidi yatabawe, Yosefu niko yavuye, bose niko Yosefu yagize gute yavuye. Kandi umwitero wa muka Potifari ntabwo wari utaracika, na muka Potifari yari agihari. Aho kuko Imana izi gusobanura ajya abo wa kabiri ku mwami, kandi ikimenyetso cy'umwitero kikibitsa aho ngaho. Uko niko Imana duhagarara kabone no bimenyetso bihari by'ibinyoma babihari by'icyaha. Twihutaho gake dushaka kuvuga aho cyo ni cyambere. Icya kabiri urugamba Satani akuzanyemo urwo ntirugagutera ubwoba. Usenga Imana iri mu ruhande rwawe izaruhagarika. Cya gatatu urugamba ruzanwa na bene wanyu. Nuko bashingiye ku ntege nke zawe, bakwepa basha uherereye. Imana igumuje bakwepa ubarusha uherereye. Wirira wiganya kuko ubwira ni uzavuga ahubwo ceceka. Ubundi banga ryo gutsinda urugamba rw'abantu ni ibintu bitatu. Icyambere cyo ukora ubakwepa ubahisha uherereye. Icyambere kintu ukwiye kumenya, ugomba kwirinda kubaririza amakuru y'abakurwanya. Ugomba kubyirinda ntubaririza amakuru. Gatatu kugeza ihe inshuti ajya kubwira umutega amatubwire ngo urakoze wicecekere. Ubundi kane ubihorere birayoyoka. Nta nkuru kwisi mara amezi abiri itazimye hadukindi iby'abantu byo rwose nta bitinda bari bumugisha. Ubuse nta makuru ajya akashyuha kavaho hanyuma hakaba urugamba rwa nyuma ruteye ubwo nabwo ruvuga urw'umuntu yikururiye. Urwo wihamagariye kubera ingeso mbi z'ibyaha, urwo wihagariye kubera kukwivumbura, kwisohora muri kugira ukuntu, harimo no kutumvira ababyeyi no kugira gute kwicira inzira kugira gute ati no musore kugira ngo ntware reka muhereza avance yamara gusogongera ati n'ubundi sije wahaye igihe nyine cahari urugamba uraruhamagaye. Nagutuka ngo indaho zabigenza gute? Nuramuka wibye ntizakubera ikibazo. Wihamagariye iki? Urugamba. Wihamagariye iki? Unyoye urumoki wihamagariye iki? Urugamba. Ugiye gusambana urwese wihanagura iki? Wihamagariye urugamba. Ariko narwo ni Imana igira imbabazi. Bano bantu bakora iki? Narwo umuntu aciye bugufi. Ndore ikintu cya mbere kugira ngo ururangize ni ukubanza ukamenya uruhare wagize muri iryo kosa. Ni icyo cyonyine gikenewe. Cya kabiri ugasenga imbabazi Imana. Gatatu kavuga uti Imana ndengera mbisohokemo. Imana ikabera gutabaye. Imana ibaha umugisha. Senga dutahe sinzi turasoze. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Nshuti zagusenga rwamaye mudukurikiye, ngira ngo mwumvishe ibintu byinshi. Mushumba natangiye senga ahubwo najya ngo nawe senga. Mana nyiri cyubahiro nyiri ubutware nyiri imbaraga, urugamba utuzanyemo uzadushyigikiramo. Urwo Satani azanye rwo